Mu buzima busanzwe hari ibintu bitubaho kubera ko ari twe twabigizemo uruhare ndetse ibindi bikatubaho kuko nta mahitamo na make twigeze tubigiramo. Ibyo bintu akenshi harimo nk'impinduka mu buzima bwacu, hari ibitugwirira ndetse hari n'ibintu biza ari twe twabyiteye byavuye mu ntekerezo zacu. Ushobora kuba ari no mu bantu nawe bahora batekereza impinduka mu buzima bwabo, cyane cyane nk'iyo babona bahora ahantu hamwe batajya bahinduka, ugasanga umwaka uratambutse, amezi aratambutse, nta mpinduka n'imwe abona mu buzima bwe. Uyu munsi ndagira nkubwire ko impinduka ari kimwe mu kintu kigira umumaro cyane mu buzima bw'umuntu, aho butuma umuntu yishima ndetse rimwe na rimwe agafata n'umwanya akishimira aho ageze mu bikorwa ndetse no mu myitwarire. Ushobora kuba nawe uri mu bantu bahora batekereza impinduka mu buzima bwabo, cyane cyane nko gutera imbere bitewe n'inzozi ufite. Gusa ikibazo kikaba kumva yuko ibintu byose bizaba nka maji, cyangwa se hari uburyo uzabyuka ugasanga ibintu byahindutse. Ukumva rimwe wenda hari igihe nk'imigisha y'Imana izakumanukira, cyangwa se ukumva hari nk'ibintu bidasanzwe bizaza bigatuma hari impinduka mu buzima bwawe. Ariko iteka ryose burya twicwa no gutegereza, ugasanga umuntu ategereje ikintu ariko atazi igihe kizazira ndetse abizi neza ko nta ruhare arimo kukigeramo kugira ngo kizaze. Ariko burya ibintu byose bigira ikintu biheraho, ari naho tugiye kubona uburyo bwinshi bitewe n'uko hari ikintu kimwe ushobora kuba wahindura kikaba cyahindura imyitwarire yawe ndetse n'ubuzima bwawe mu minsi yose usigaje kuba wabaho. Icya mbere, ujya si ngombwa yuko niba hari icyo ushaka guhindura mu buzima bwawe ngo bihite biba ku kanya byose, cyangwa se ngo bihite bihinduka umunsi umwe. Icyangombwa ni uguhindura ikintu gake gake ariko ntuhagarike kugikora, cyangwa se icyo twita consistency, ariko ihoraho igihe cyose. Niyo mpamvu uyu munsi nateguye iki kiganiro kugira ngo nkwereke ibintu bitanu nibura byahindura ubuzima bwawe mu gihe gito kitarenze nk'iminsi 7 cyangwa se icyumweru kimwe, ukaba watangiye kubona impinduka zikomeye mu buzima bwawe, ari nako nyine ugenda ukomeza gutera imbere mu buzima bwawe busanzwe, ndetse bikakugirira umumaro cyane ku buryo uzabona impinduka ndetse n'inyungu bitewe n'impinduka ukoze mu buzima bwawe. Gusa mbere yuko dukomeza, ihangane umanuka uhanditse like, hanyuma ukoreho gatoya ukande kuri like, hanyuma ugende ahanditse subscribe, hanyuma ukande subscribe. Byaba na byiza uduhaye comment hasi mu kiganiro kugira ngo tuze kuza kumenya icyo twahindura ndetse n'ibindi byinshi twazavugaho mu gihe kizaza. Byaba byiza usharinze inshuti zawe zikamenya iyi mico 5 nibura umuntu yahindura kugira ngo agire ubuzima buri imbere bwiza. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki ngiki: wishaka guhita uhindura ibintu byose mu buzima bwawe. Niba hari impinduka ushaka gukora mu buzima bwawe, tangira gake gake. Ni byiza yuko wagenda gake, ejo ugahindura, uyu munsi ugahindura kimwe, ejo ugahindura ikindi, ejo nabwo ugahindura ikindi. Ntabwo bishoboka yuko uyu munsi waba utarigeze ukora siporo mu buzima bwawe na rimwe ngo wirukanke ibirometero 20 ubyirukanke n'amaguru. Oya rwose, ahubwo kubyirukanka bisaba yuko uyu munsi uhera kuri metero 20 ukazirukanka ukazishobora, ejo ukirukanka metero 30 ukazirukanka ukazishobora. Igihe uko kigenda gikomeza gukora cyangwa se gikomeza gukomera, bityo ugira aho wirukanka na bya birometero 20. Bivuze ngo ibintu byose ni ukugenda gake gake. Uyu munsi rero tangira uhindure akantu kamwe, ejo uhindura kandi, ejo uhindura kandi ugerageze guhozaho, ntuhindure ngo wongere usubire inyuma aho watangiriye. Ibi bintu bizagufasha cyane. Ikindi kintu, menya gukontorora umubiri wawe. Burya kenshi umubiri dusaba ibintu byoroshye iteka ryose. Iyo uri wenyine wumva waryama, wasinzira, waruhuka, ni cyo cy'umubiri uba ukeneye. Akenshi umubiri nyine ukeneye bwa buzima buryohereye, bwa buzima butawurushya, bwa buzima butawunaniza. Nyamara kenshi inyungu ya nyayo, cyangwa se inyungu, cyangwa se gukura, cyangwa se iterambere, cyangwa se kugira ahandi hantu ugera harenze, bisaba yuko umubiri wawe wimwe ibyo ukeneye. Ubundi burya ngo bantu tubona benshi bakomeye cyangwa se bafite amafaranga, babandi bose bagafashe, abenshi burya ngo uko barabashije kumenya uburyo bimwe umubiri wabo ibyo urimo kubasaba. Mbese bakaba ari abantu babasha guhagarara ndetse bakihagararaho, bagategeka umubiri wabo icyo bagomba gukora, umubiri ntubakontorore cyangwa se umubiri ubwabo ubitegekere, ahubwo ugasanga barawutegeka icyo gukora. Niba umubiri ukubwiye ngo ufite ibitotsi ryama, akenshi burya ntabwo ari ngombwa yuko uhita wemerera ngo uryame. Burya ngo abantu benshi batera imbere ni uko babasha gukora bya bindi bitoya wowe usuzugura, cyangwa se bya bindi bitoya wowe ufata nkaho atari ngombwa kubikora ako kanya, cyangwa se waba ubihaye umwanya, bya bindi mbese wirengagiza. Urugero, ukavuga uti kano kantu reka ndetse nze kuza ugakora ejo, cyangwa se reka ngaho umwanya, ndacyafite igihe, mu kanya ndaza kuza kuba ngakora, cyangwa se ndaza kuza kuba nkora biriya. Mbese bya bindi bitoya ugenda utesha agaciro, cyangwa se ugenda wigiza inyuma uko igihe kigenda kigucika. Nyamara babandi bo batera imbere nibyo bintu baba bashyize mu buryo kandi bakabishyira mu bikorwa mu gihe cya nyacyo. Burya ngo ikintu bita guhozaho, kabone n'ubwo umuntu yaba adafite impano yo gukora ikintu runaka, ariko iyo ahojejeho kukurusha, akenshi wowe ufite impano arakurusha. Bisobanuye yuko guhozaho inshuro 2 nibura ugakuba 2 y'ibyo ufite impano akora, nibura wowe ushobora kumurusha. Bishatse gusobanura iki? Reka dukwiye nk'urugero. Tuvuga urugero, umuntu azi kuririmba, ni impano ye yarabivukanye, ariko urabizi neza ko ntayafite. Nyamara we wagiye mu ishuri ukabyiga,
iyo ukoze cyane kandi ugahozaho ubudasiba buri munsi, uragenda ukarusha wa wundi ubikora rimwe na rimwe uko yishakiye ariko afite impano yabyo. Bishatse gusobanura ngo guhozaho ndetse no kudaha umwanya ibinezeza umubiri ngo wemerere umubiri ugutegeke uko ushaka, akenshi burya ni wewe bihira. Hano isomo rihari ni iri ngiri: igihe cyose umubiri wanze gukora ikintu gihita ugikora. Ikintu cyose umubiri wawe wanze gihita ugikora, ariko kiraba atari ikintu kibi, ari ikintu cyiza. Ikindi kintu ni uguha igihe agaciro. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko akenshi tumara igihe cyacu mu bintu bidatuma twunguka cyangwa se bidatuma tuba beza kuruta uko turi ubu ngubu. Ikibabaje kandi ni uko usanga duta umwanya mu bintu byungukira abandi bantu bamaze kumenya gukontorora cyangwa se kubahiriza icyo gihe cyangwa se guha agaciro icyo gihe. Akenshi turamara igihe cyacu kuri TikTok, Instagram ndetse n'ahandi, nyamara aba ni abantu bamaze kumenya guha agaciro igihe cyabo bakabibyaza umusaruro, ndetse igihe cyabo bubahirije neza kikababyarira umusaruro, bityo bikabateza imbere. Umukire bita Jack Ma ariwe washinze Alibaba yavuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo ese umara igihe cyawe ugerageza kwiteza imbere cyangwa umara igihe cyawe utuma abandi baba bakire? Ndetse yanatanze n'inama ko igihe cyose utabasha gukorera ku gihe cyangwa se utabasha guha agaciro igihe ngo kikungukire, uzaba iteka ryose umucakara washoboye kubahiriza cyangwa se washoboye guha agaciro igihe. Bivuze ngo igihe ni ikintu cy'ingenzi, ndetse igihe cyose utagihaye agaciro uzahora iteka ryose uri umucakara wabashije kugiha agaciro. Ikindi kintu cya kane ni ukumva yuko ibintu bidashoboka. Turabizi neza hari ibintu biba bidashoboka tutapfa kuvanaho nyine ku isi, nk'uko tuzi neza yuko ntago wahindura ibintu, hari ibintu utahindura kuko nyine utari Imana. Ariko hari ibintu tuzi neza yuko ushakisha abandi baba baragezeho bishoboka yuko wageraho. Akenshi usanga dutakaza icyizere, ugasanga hari ibintu twebwe tumva ko tutageraho, biriya ni ibya runaka, birageze ku runaka bigezeho kuko yari afite ubushobozi gutya, tukumva yuko bidashoboka nyamara tutigeze tunagerageza. Ikibazo si uko bidashoboka cyangwa se ikibazo si uko bishoboka, ahubwo ikibazo ni izihe mbaraga washyizemo kugira ngo urebe kuko bidashoboka cyangwa se bishoboka. Ariko guhita uvuga yuko ibintu bidashoboka, iki ni ikibazo cyugarije abantu benshi cyane. Kumva yuko ibintu bidashoboka ni ikibazo gihuriweho n'abantu benshi, nyamara iyo ugerageje hari igihe usanga ibintu uko abandi babigiye babikora bishoboka. Ubundi iyo ugeze mu kintu runaka wamaze kugitangira, hagenda hafunguka izindi nzira nyinshi utateganyaga, ukabona ahantu runaka hafungutse inzira, ukabona ibintu biraje. Bifate nka kwa kundi nko muri leta ujya gutangira nk'umushinga runaka ubona nta gishoro ufite, ariko ejo hakaza nk'ikigega runaka, hakaza nk'abasapota cyangwa se abaterankunga runaka, bakaza ukabona baje gufasha abantu bari muri ya domaine y'umushinga wawe neza neza watangiye. Bisobanuye yuko iyo utangiye uba ubona ibintu bidashoboka, ariko gutangira nicyo kintu kikwemeza yuko ibintu bidashoboka cyangwa se bishoboka. Ikindi kintu ugomba guhindura kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ni ukumenya gufata umwanzuro. Abantu benshi bakize cyangwa se bakomeye ku isi nuko bagiye bafata imyanzuro kandi bakayigumaho iteka ryose. Uzacumwe nk'abantu benshi b'abakire, abantu b'abafilozofi, uzasanga ari abantu bafite imirongo bahora bagenderaho igihe cyose. Uzasanga ari abantu niba bafashe umwanzuro ngo ngewe ndi mu vegetarian cyangwa se ndi umuntu ukunda kurya ibintu by'imboga gusa, ibintu batakunda kurya ibintu by'amanyama cyane, ubu usanga nyine yafashe uwo mwanzuro atari uko inyama atazirya, ahubwo ari uko iteka ryose nyine yavuze kuko nifuza kuzagira ubuzima bumeze gutya, agafata uwo mwanzuro. Kabari n'ubwo umubiri we waba ushaka yuko akora bya bindi bituma banezerwa, yirira bya bindi by'inyama cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye, ariko kuko yafashe umwanzuro uhoraho akavuga ngo ngewe ndi mu vegetarian kugira ngo ubuzima bwanjye buzagende neza, agafata uwo mwanzuro. Abenshi uzasanga ari abantu bavuga ngo ngewe iyo mfashe amafaranga ndayashora sinjya nyashyira kuri banki, cyangwa se mfashe amafaranga ndasevinga, ngomba kugira ngo saving iteka ryose ahoraho, ukabona nubwo nabo banahuye n'ibibazo bingana gute. Mbese imyanzuro bagenda bafata y'ubuzima iteka ryose niyo kandi bakayikomeraho igihe cyose, atari wa mwanzuro ufata ejo ngo bawuvuye. Icyo gihe ntabwo uzi gufata umwanzuro wafashe kandi igihe cyose ukawugumaho, niwo mwanzuro ugira icyo uhindura ku buzima bwawe. Akenshi usanga mu buzima bwacu ari ukubyuka, umuntu akajya mu kazi, ugataha ukarya, ugafata ifunguro rya nijoro, ugafata ifunguro rya saa sita, ukongera ukaryama. Ari ubwo buzima twiberamo igihe cyose, ariko se ukibaza ubuzima butagira impinduka buba ari ubuzima bumeze bute? Dukwiye kuba mu buzima bufata ibyemezo, hari ibyemezo mu buzima bwacu tugenda dufata, tukagira ibyo duhindura mu buzima bwacu kugira ngo turebe ko ejo hacu haba heza kuruta uko nguko ukameze ubu ngubu. Niba urugero waryaga saa sita bitewe n'intego wifuza kugeraho, ese urya kugira ngo uhage gusa cyangwa se unywa kugira ngo uhage gusa, cyangwa hari indi mpamvu yo kurya? Ese ujya utekereza ku mpamvu ufata dinner cyangwa se ufata lunch? Ujya ubitekereza kuki ubundi mfata lunch buri munsi? Ujya ufata umwanya ngo utekereze ngo ese kuki ubundi ngomba kurya saa sita, kuki ntarya saa munani? Mbese tugomba gufata umwanzuro tukaba mu buzima bufite impinduka kugira ngo tugire ikintu tugeraho, kandi tugashyiraho ibyo tugomba kugeraho nibura mu gihe gitoya bizubaka intego twihaye igihe kirekire. Nakoze kubana natwe,
kanda subscribe, hanyuma ntugende udakoze like kuko iyi like iradufasha cyane, niyo tuma ikiganiro kigera kure n'abandi bose bakaba babasha kukibona. Bakoze kudukurikirana ndetse no kutwumva. Ciao ciao.